ku by'umuceri ngira ngo harimo ibibazo byinshi ariko bishobora gukemuka biturutse mu bufatanye bw'inzego. Umuceri icya mbere njye nifuza ko twari dukwiye kuba duhinga mwinshi urenze n'uwo dufite uko ungana, ntibibe nibyo we uko abibona arabona bafite umuceri mwinshi ariko byagera ku gihugu ni mukeya, cyangwa se igiciro n'icyo giciro gishobora kuba cyaturuka ku bintu bibiri. Gishobora guturuka ku ubuziranenge, ku bwiza bw'uwo muceri ubwabyo bifite icyo bizamura, ariko bishobora no kuba bituruka ko ahubwo ari mukeya noneho ntugere henshi ku bantu benshi bigatuma kuba muke wenda nuko ari na mwiza bizamura igiciro, ibyo birumvikana. Hanyuma bikanatuma kubera ko umuceri ukenewe cyane henshi uhendutse ari w'abantu benshi, kuko bamwe hariho abatishoboye badashobora kugendera kuri ubwo bwiza bw'uwo muceri cyangwa batawubona kubera ko ari muke bakagana uwo nguwo. Gukemura icyo kibazo rero ni ku buryo bwinshi. Ndifuza ko tuzakorana n'inzego zibireba turebe ukuntu umuceri waba mwinshi no mu gihugu, ntube umuceri mukeya utagera ku isoko bihagije, ariko ugakomeza ukaba mwiza. Ibyo kuba mwiza tukwiye kubikomeza, hanyuma tukongera ahubwo ukaba mwiza. Icya kabiri twakora ni ukureba uyu muceri winjira. Umuceri winjira umwe ntabwo ari nukwiye kuba winjira ahubwo kubera ububi bwawo. Ubwo ari umuceri mubi bavana hirya no hino uturukana kure cyane ukaza ugura ubusa, ariko n'ubundi kubera ko aba atari na mwiza. Icyo gihe hari uburyo bushoboka ku gihugu kugira ngo umuceri nk'uwo nguwo wo kuza atari na mwiza kandi gusa witwa ngo urahendutse bigatuma abantu bariho bagana. Ibyo nabyo birashoboka. Icya gatatu, kandi muri iyi minsi ishize mu gihe cya za lockdown byatewe n'icyorezo, yaguma mu rugo, abantu batagira aho bajya, batagira uko bakora, hari umuceri wagiye ugurwa cyane cyane igihugu ntabwo cyajya kugura uwo nguwo mubi uhendutse, ahubwo gikwiye kugura umuceri mwiza w'igihugu gisarura. Icyo gihe bambwiye ko hari umuceri mwinshi waguzwe wageze ku bantu, kandi aba bantu baranawushimye wari umeze neza. Ubwo urumva abantu bacu babonye umuceri umeze neza, ariko n'abawuhinze babonye isoko kubera ko leta yabaguzeho. Ariko dushobora rero, hari n'imiceri yindi igurwa ikajya mu muceri ugurwa ukajya mu mashuri ugashyirwa, hari za porogaramu nyinshi zishobora kubonera isoko uwo muceri abantu bavuga batabona aho bagurisha. Ibyo rero abantu, inzego zibishinzwe ngira ngo zirabyumva cyangwa tuzazibwira, zigomba gukorana ku buryo habaho gushyira imbere kugura umuceri w'igihugu cyacu gihinga, ubwo abantu bakabonye isoko ry'umuceri wabo, ariko hagomba kubaho n'uburyo noneho umuceri ahubwo waba na mwinshi, ubaye mwinshi uhagije n'igiciro kiragabanuka, ariko ntabwo bikwiye kugabanura ubwiza bwawo. Icyo kibazo rero ndumva kizakemuka, hari uburyo byakemuka, ngira ngo mu minsi mike tuzareba. Ariko ikibazo cy'umuceri kimaze igihe kigenda kigaruka, ngira ngo tuzagomba kugifatira ibyemezo
ntakuka ndetse abakwiye kuba babifitemo uruhare bakabibazwa ku buryo burenze uko babibazwaga.